Yesu ashimwe bakunzi bava mu byaha TV, bakunzi ba Jeanne Gentille by'umwihariko ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibahire mu byo mugerageza gukora byose. Nkuko mubibona rero imbere ya kamera tuhafite umushyitsi waturutse i Kigali yaje kunsura. Biba byiza ibintu twagiye tuganira by'ubuhamya bwe ko nabibasangiza kugira ngo mumenye ko Imana ikura abantu kure ikabakura mu byaha ikabashyira mu gakiza. Ibakwiye kure cyane abakiri mu byaha bagire kwizera ko Imana yabakuramo kandi ikabaha amahoro. Abakora ibyaha bibwira ko aribyo byabaha amahoro bakabivamo kubera ko muri Yesu niho hari amahoro. Muri Yesaya haranditswe nta mahoro y'abanyabyaha niko Uwiteka avuga. Uyu nawe rero mu byaha yari aharuhiye ariko muri Yesu yabonye amahoro. Reka tubanze dusenge Imana mbone mubahereza bibwire, hanyuma abagezeho n'ubuhamya bwe, imivukire ye, uko yakuze, icyatumye ajya mu buraya, ukuntu yabuvuyemo, ibyo byose araza kubibabwira. Turagira ngo tubanze dusenge Imana ibimufashemo. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru ushobora byose, tugushimiye neza n'urukundo rwawe byabanye natwe iminsi yose yatambutse. Tugushimiye ko warinze umushyitsi kuva Kigali kugera i Rubavu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Agiye gutambutsa ubuhamya bwe kugira ngo benshi bakomere, kandi Mwami Imana Nyiringabo abababaye bishime, niko wavuze ngo nitumara kukwemera nk'umukiza wacu duhamye mu bandi ibyo wadukoreye. Nawe agiye guhamya ukuntu wamukuye mu byaha, ukuntu wakomeje kubana nawe ari imfubyi, ukuntu wabanye nawe mu rushako ntirumuhire ariko wowe ukamubera umugabo mwiza. Yesu ubarahamya ko Yesu ari we mugabo we w'ukuri, umugaburira akamwandika umubeshejeho, kandi utajya urambirwa, kandi utajya ucika intege. Umugabo w'intwari Yesu niwe yamamaza, niwe arata muri iki gihe. Turagushimira rero umushoboze kuvuga ibikwiriye byafasha abantu, kandi umuhagarareho cyane kugira ngo ibyo avuga bikomeze benshi, abaruhiye mu byaha babivemo, kandi abari mu kaga n'amakuba bizere ko Imana yabaruhura. Turagahora ku ngoma kuri kumwe natwe rero, ngaho tangirana nawe uze gusozanya nawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Amakuru turashima Imana yayigereje. Imana ishimye, nawe ndagushimiye ukuntu waje kunsura. Inshuti y'umugisha nawe uri inshuti y'umugisha. Inshuti y'umugisha Imana yajyaga imbwira ngo izahame inshuti z'umugisha. Tumaze hafi imyaka 2 tumenyanye kuri WhatsApp. Muri bya bibazo byose nahuye nabyo, nawe muri bya bindi wahuye nabyo biba ari birebire ngo urebeye inyuma nyine wabura umuntu nta kibazo, ariko iyo ugeze mu mutima niho bisanzwe biba bikomeye. N'ubundi Yesu yaravuze ngo twiyumanganye mu byago, hanyuma ibituruhije byose tubimukorere kuko ari karuhura. Bemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndagira nti ndabaruhura. Haleluya, amen. Ubwo rero waje kunsura ndabigushimiye mu gihe kirekire tumaze tumenyanye. Ndumva ari ubwa kabiri tubonanye amaso ku maso. Bwa mbere ndibuka twahuriye i Kigali ngiye mu masengesho Gisagara, nawe turajyana. Ndagushimiye ukunda Imana cyane, none nongeye kukubona amaso ku maso. Hari aho yavuye waje kunsura. Ndagushimiye, Imana igumugisha nawe kunyakira. Reka noneho rero tukureke ubwire abaguteze amatwi, abari mu Rwanda, bari mu mahanga, bari muri Amerika. Mfite inshuti zanjye zimurikirana ziri muri Amerika. Nabonye inshuti nyinshi zikomotse ku bibazo nagize. Burya umuntu umwe yaravuze ngo ibigeragezo biza bihetse iki? Ibisubizo. Rero narageragejwe, coronavirus yarangerageje, banyirukana mu kazi. Ariko nyuma y'icyo kigeragezo bihita biheka ubona inshuti izo mu Rwanda, izo muri Congo, izo muri Amerika, Canada, hirya no hino, ni Burundi cyane cyane, no muri Australia. Buriya rero iyo umuntu akwegereye mu bibazo, uwo muntu uzamukomereho cyane, uko buriya nuba uri mu mahoro wumva unezerewe, ukabona nta n'umwe ukubwiye ngo ihangane, uzamenye ko Mana yanjye uwo mwakundanye mu mahoro wagira mu bibazo ntagukomeze, ntanakubwire ngo ihangane. Uwo muntu nushaka umureke burya ntiyagukunda. Inshuti ibona mu byago. Ni ukuri. Abantu twabanye mu kwirukanwa mu kazi rero mwangaburiye, ndabashimiye. Abamfashije kwishyura amadeni ndabashimiye, abantangije ubucuruzi ndabashimiye. Aho Imana igejeje ikora mbaye nyishimiye. Ariko yongeremo n'ibindi, yongeremo ibiburamo ibishyiremo, kuko narebye mbona hari ibiburamo. Nyine uba wiyumanganyije, genda bikuvugishe.
umva abakunzi b'uyu mubyeyi mwongeremo burya umugisha ni umugisha. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntarabibwira yenda, ijambo ry'Imana riratubwira ngo imirimo y'abera izibukwa kandi ngo tuzaherekezwa n'imirimo twakoze ku isi, kandi ngo tugirire neza bose, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Ezra byisi ntari gutanga Bibiliya, urabona umurimo kandi umurimo wo urakomeje, n'umurambo uracyakora akazi. Rero ndabinginze inshuti ze n'inshuti zacu muri rusange, turabakunda. Ibyo bakoze nibyo byari bikomeye, nibakomeze bakore, Imana bakoresha iby'ubutwari kandi nanjye banyigishije gukora muri bike baba bamaye, nanjye ndagerageza gutanga ari icyacumi gusa, n'abakene n'abarwayi n'abafunzwe. Narakubonye Mana, nanjye warangaburiye muri ibyo ngibyo, Imana izaguha umugisha. Reka tubibwire, noneho dutangire ubibwira, ubabwira amazina yawe, ukomerezeho nyine n'imibereho, bwa buhamya bwose twaganiriye ugenda ubacira ku mayange. Ni karibu amazina yawe. Murakoze kunyakira, Imana ibaha umugisha. Nitwa Mutuyimana Clementina, wahoze ari visi perezida w'indaya mu karere ka Musanze. Sijya ntinya kuvuga ibyaha byanjye kuko Yesu hari aho yankuye. Hari abenshi batifuza kubivuga, bakavuga ngo urabivuze, ngo muri comment ugasanga mbese baragutera amabuye. Wavuze ibyawe nanjye nkivugira ibyanjye, ko hari aho Yesu yankuye nge namubonye. Buriya Imana ishimwe kandi warakoze kunkunda. Navutse nta rukundo mfite, abantu bamfitiye byahereye kuri papa, ntiyigeze anyereka urukundo, ariko ndashima Imana ko wowe wabashije kugera ikirenge mu cya Yesu. Nanjye rero bazabamenyera ku mbuto zanyu, ngo nimukundana nibwo muzabura abigishwa bagenya cyane. Ndi umumama, ariko ubu ngubu umugabo wanjye ni Yesu. Hari igihe bibaho nyine kugira ngo umugabo yitwe Yesu, kuko nta mugabo mfite. Ubu tuvugana nta mugabo mfite, nari mufite, ariko nyine Satani kubera ko yahagurukiye ingo, mubo yahagurukiye nanjye yararuhagurukiye. Ariko ndashima Imana ko ikimbeshejeho kandi ndayishimye ko yakomeje kundinda. Bari bambwiye ngo mpere mu buto bwanjye. Wigeze kumbwira nyine ko wabayeho imfubyi na papa wawe nawe ari Uganda. Nabaye imfubyi bahagaze, nabaye imfubyi bahagaze bariho, ariko mu kuba imfubyi ubu ndi muri iki gihugu cy'u Rwanda ndi jyenyine, uretse Gentille wampumurije akambera muri umuna wanjye. Niyo umuntu amamaga akambwira ati mama Firi ndagukunda, biranezeza, mba numva nishimye. Nukuri baha nimero yawe bajye bakuhamagaira. Nukuri mba numva binejeje. Nakuze nta rukundo ababyeyi banyereka, ibaze ko n'abantu bagiye bapfa bagakora n'ubukwe ntabwo bigeze bantumira, kuko ntabwo nari umuntu. Bimviramo igikomere cyo kuba mayibobo, bimviramo igikomere cyo kuba indaya, ariko ndashima Imana ko ngeze Gisenyi mvuga Imana narahasambaniye. Imana ishimwe. Ariko pe byari bigoye mu kuvuka kwanjye. Papa yaburaga uwatema agatema urutoki, yatubaniye nabi, ariko bitewe n'abarozi. Hari abantu benshi baba bumva ko nta barozi babaho, nta muntu ushobora kukwangaza, ariko papa baramwangaje n'abavandimwe banjye. Ubu maze imyaka hafi 25 ntabo mbona, simbazi. Ubu mpuye n'umwana yenda wa murumuna wanjye twasambana, mbaye nkiri mu byaha. Ubu mpuye n'umwana we sinshobora kumumenya, nawe mbaye narabyaye umwana wanjye ntiyamumenya. Urumva ko byaba ari ikibazo. Impamvu mvuza ako kantu nuko mfite umwana nderera, umugabo wanjye wantaye. Ndamurera. Wowe mu nda yawe nta mwana wawe ufite? Uwavuyemo papa niwe wamwishe. Yego. Nahuye n'ibikomere bikomeye. Papa yanyiciye umwana nyine, arambwira ngo ndagiye. Icyo gihe Nyabingi zari ziriho yarazugariye, aravuga ngo ngiye mu ndorwa aho bita Butaro, uyu mwana nzasanga atakiriho.
ibyo yagiye kumukorera ntabwo mbizi n'ibyo yamukoze. Nashidutse umwana yapfuye, si uko ntabyara, si uko ntagira gute, ariko nyine icyo ni igikomere. Ntabwo biba byoroshye. Urumva nyine abantu bagira nyabingi, kubyarira iwanyu byari bigoye, ariko nyine Imana yarahabaye nanjye irandinda. Hari akantu wambwiye katumye nyuma y'uwo mwana bishe utongera kubyara undi, nabyo ngo babigizemo uruhare. Bibwira abantu bamenye ko bibaho, bajye bamenya imihango babakoreraho ko ishobora kubagiraho ingaruka. Urakoze kukanyibutsa, uko mba naganiriye byinshi. Ubuhamya bwanjye ni ibyiciro 8, ntabwo nabivuga ngo birangize. Yarambwiye ngo sinzagaruke ngo musangeho, umwana ntiyamaze amezi 2 yitabye Imana. Noneho amaze kwitaba Imana, ise wabo wa papa aza kumushyinguza kuko niwe wari uhari, papa ntiyari ahari. Arangije arambwira ngo nkamurire amashereka mu kiganza cy'uwo mwana, arangije arambwira ngo aharaho uzongera. Umukamurira amashereka mu kiganza kandi yapfuye. Yego, simbizi rero, niba hari n'abakuru baba babizi bazabishyire muri comment tuzabashe kubibona. Batongera amashereka ku murambo. Yego, baravuga ngo aharaho uzongera, ngo ntuzongere konsa. Niyo mpamvu mbabwira ngo abarozi bariho, ariko n'Imana irahari. Imana irahari. Ndabizi neza ko yandogoye, ndabizi ko nzabyara, mfite ibyiringiro, ariko yarabivuze birambabaza. Na n'uyu munsi iyo mbyibutse ngeze mu mibabaro bintera agahinda kenshi, bigatuma nibaza ku babyeyi bambyaye no mu muryango abo base wabo wa papa, bigatuma ngira igikomere cyinshi, nkabura umuntu nkunda, nkabura uwampumuriza. Bibaho nkavuga nti subu nzabona uwo ntuma amazi, ariko umugabo twashakanye yazanye umwana ari mutoya, ndamurera, nubwo yadutaye umwana ndacyari kumwe nawe. Ni ukuvuga ngo umaze muri ubwo buraya wageze aho wigira inama yo gushaka umugabo umwe, wa mugabo umwe murabana, mwabanye byemewe n'amategeko? Twari twabanye byemewe n'amategeko, tujya mu murenge, ariko nawe ambera umugabo gito. Hari igihe ushaka umugabo wumva ko ashobora kugutetesha, akakwibagiza imibabaro, akakwibagiza ibyo ababyeyi bagukoreye, akakwibagiza, mbese akagufata neza. Ariko nagerageje uko nshoboye, niko muririmbyi yavuze, ariko biranga. Ndangije mbana nawe mu bibi, nta kintu na kimwe twari dufite. Araza arataha ava mu kazi yakoraga, nkaho twabanye neza, wakansambaniraho. Yakoraga iki? Yari umusirikari. Yari umusirikari, arataha, ariko nabwo ntiyatashye neza. Nta musirikari utaha afite imyaka 35. Byagenze uko? N'ubudisi niko nabivuga. Ubwo yakoze amakosa sinabimenya, ntago nabyinjiramo cyane, ubwo riba ari ibanga ry'akazi. Ariko yageze mu rugo nanjye byinshi ndabibona. Yari umuntu udashaka kubaka, ariko njye nkeneye kubaka, ku buryo twabanye. Umuntu twari tumaranye imyaka 17, nihanganira ibyo nkorera, akanteretera mu matwi, akansambanira mu maso, ibyo byose nkabyihanganira. Ariko ikintu cyaje kumbabaza nuko n'ibyo twabaga twahashye tutabiryaga mu mahoro. Yabaga yasinze, akadukubita, tukarara hanze, ubuzima buratugora, biratubabaza, kandi ndimo kumurerera. Uwo mwana se yamubyaye mumaze kubana cyangwa yasanze amusanga? Yari yaramubyaye mbere, ndabimusaba nyine kwa kundi uvuga ngo mbese nta mwana waba warabyaye ahandi. Arabinyemerera, aramuzana, yaje afite imyaka 3. Ndamurera, umwana w'uwanjye. Ubu ngubu afite ingahe? Ubu ngubu yujuje 18. Uyu mwaka ni uwa 18. Murumva ko yanambyeho nk'uko Rusi yanambye kuri Nawomi. Imana ishimwe. Buriya agira neza, wigendere, ineza uzayisanga imbere. Ndashima Imana ko nanjye mutuma amazi iyo yavuye ku ishuri, nubwo biba bigoranye. Nukuri ubuzima buratugoye, Kigali buraturubije, imibereho iratugoye, ariko iyo urimo gusenga Imana igira icyo ikora. Wambwiye ko uwo mugabo mutakibana kugeza ubu? Ntabwo tukibana, yaragiye. Ubu ngo ni umunyonzi muri Nyabugogo. Njya mbyumva gutya, ariko nanjye simbizi.
ibaze kwikura mu kazi ka leta warangiza ukajya kuba umunyonzi kubera amanyanga agata n'urugo we nti komutera ibintu yadukoreye ntabwo umuntu w'umugabo n'ubwa mbere nari mbibonye akagutana umwana mutabyaranye yantanye umwana tutabyaranye arangije afata ibikoresho byose byo mu nzu ngewe ubuhamya ntanga ntabwo ari ubwo nsabiriza ibimenyetso ndabifite n'uzampamagara nzabifotora mbimwereke byanditsweho n'akagari ko nta kintu na kimwe yigeze ansigira mu nzu ntacyo nta matera yasize ntiyigeze areba inyuma ngo arebe uyu mwana nsize nkaba musigiye mukase reka basi nsigemo n'aka kabati azanakagurisha basi reka nsigemo n'iyi ntebe azayigurishe umwana ni umunyeshuri azabonereho fondasiyo amaze igihe kingana n'abatanu amaze imyaka 2 n'amezi 3 uwo mwana we ubu yiga mu wa kangahe ubu ngubu ageze mu wa 5 segonderi mubifashwamo n'iki kugira ngo umwana we ageze mu wa 5 segonderi nta kazi afite na se yarabitaye nabwo ni ubuhamya nabwo ni burebure hari ukuntu imana igenda nk'uko uvuze ngo wavuye mu kazi wiringiye ko nta bundi bushobozi ariko usapotingwa n'umuntu imana izabaho umugisha nanjye rero baragiye haza impanuro TV imaze kuhagera haboneka umupapa arangije amuntangiriza ishuri nibwo yaravuye muri 9 arangije aramubwira ati ngaho genda ujye ku ishuri school fees nzajya nyikwishyurira mu wa 4 no mu wa 5 niwe wari uri kumwishyurira imana ijya imuha umugisha nawe nabona iki kiganiro imana izamuha umugisha abandi nyine hari abo bari babimwemereye imana ibonye ko byanze abo babimwemereye uwo nibwo yaje kuko yabanje kwishyurirwa na bamwe umwe akamwishyurira igihembwe kimwe undi akamwishyurira ikindi n'uwo nguwo nibwo yakurikiyeho ubwo nyine nuko imana imwishyurira ntabizi unajya kumva nkumva umuntu arampamagara ati nabonye ikiganiro akira minerivare y'umwana ubwo rero uwo mubyeyi imana izamuha umugisha nabonye ejo bundi muri iyi vakanse anyohereje minerivare ye twabonanye vuba nibwo yabikoze hari abandi bamvuyeho buriya ngo nugira inshuti ntuzayibwire ubukene bwawe bwose iyo umubwiye ubukene bwose arakurambirwa iyo akurambiwe rero imana izana indi manu yindi ikazana indi nshuti yindi rero imana hari uko ijya ibigenza bikemera nuko umwana yagiye ku ishuri imana ishimwe uba muri Kigali waravukiye Musanze wa mwuga wakoraga w'uburaya wakugejeje muri Kigali uhashaka umugabo byaba byiza ngo mugumane yakugira umumaro nta nzu yakubakiye agutana umwana we ariko uracyariho urasa neza kameramani agerageze kwereka abantu rwose ko imana yagize neza kuba muri Yesu ari iby'igiciro biba bigoye nyine ariko hari ukuntu imana igira igenza muri ihangane mu buzima bibaho bayeho ntawe ndeba ntawe mbaza ntawe nahamagara nta umuntu ushobora kumvugisha ibaze kugira nk'agatelefone umuntu umwe akaba ari we muvugana akenshi niwe ukunda kumpamagara ukumva ndanezerewe hari igihe bibaho nyine uhura n'ikigeragezo nari naguze ikibanza mu gakeredi nari naratse arangije arakigurisha mbona nta bushobozi bwo kuburana nawe mbona mbereye nka papa wari ufite imirima 38 ariko none aha niyo napfa sinabona aho nshyingurwa uretse leta ishobora kumushyingura cyangwa nk'inshuti nkawe ukaba watanga nk'icyo gihumbi ariko nta bundi bushobozi mba mfite ku ruhande nta papa nta mama yanaguye mu Bugande ndabimenya ariko sinigeze mbona ubushobozi bujya kumushyingura
niko gahinda bafite. Umugabo yaragiye agenda nta kintu asigiye, nta nzu, nta buzima, namwe murabyumva. N'akazi kananiye kubera inzara, nkajya mburara ubundi ngasiba bakankata umushahara urenze. Ibaze kubuhembwa 2 ku ijoro ryose, waba wasibye bakagukata 4,000. Wambwiye ko wakoraga irondo ry'umwuga muri iki gihe? Nakoraga irondo ariko ntabwo byanyoroheye. Ntabwo waburara iminsi 2, iminsi 3 bavandimwe. Ni ikintu gikomeye, nta bundi buzima, biba ngombwa ko kananira. Ariko ubu mbonye nk'icyo nkora nagikora, ari ukuvuga ngo ndikoreye. Nko kwicururiza nabikora, nkajya mbonaho icyo kiro cy'ibirayi nkakirya. Nuko yansize nambaye ubusa. Ibaze ko yakugurishirije ikibanza, waragifashe muri keredi y'iryo rondo ry'umwuga wakoraga, kandi akakirya utararangiza no kukishyura. Ntabwo nari nakakishyuye, n'ubu ngubu ideni riracyarimo, nabuze uko ryishyura. Ese ideni nturaryishyura, ikibanza yarakigurishije ariyo yari ingwate? Na rya rondo sindiri. Na rya rondo ntukirikora? Uri aho ngaho utunzwe na wa mugabo witwa Yesu? Ni Yesu ntunze. Ujya mu baturanyi? Umva, umpaye ipuru uyu munsi nkarigenderaho iminsi 3, niko nibereyeho. Ntabwo ari ukunamye ngana, nari mbyibushye nibera mu buraya. Ariko umugabo dushakanye yagiye mfite ibiro 40. Nageraga mu muhanda imodoka igashaka kungonga, isereri kamfata kubera ibibazo ibyo yankoreyeho. Mureke mbabwire, abagabo babyara ahandi mukumva ko mwaserereza umugore abarerera, akenshi niyo mpamvu batakunda kubarerera. Ariko giye kubera ko Imana yampaye umutima w'urukundo, niyo mpamvu mba nifuza numbwiye ngo uraho nge ndagukunda, bijya binezeza bikanyongeraho ikibi. Janti ndagushimiye, warakoze kumbwira ngo urankunda. Hari benshi babyifuza bafite ibikomere. Nta muntu njya mvuga Mana ndi mubi ku buryo nabura unkunda. Sirasi yahuye n'ibibazo, kamutangeho urugero. Yesu aragukunda niyo bose bakwanga, uretse mbanze nkubwire. Hari umuririmbyi wavuze ngo mugihe tubuze inshuti tugumane ukwizera. Yesu niwe nshuti nziza izahorana nawe. Ni ukuri abantu nibakwanga uzagumane Yesu. Nabo mbasabira umugisha, burya kukwanga nabwo ni umugisha. Garanti yaho iba yarangiye. Sirasi baramwanze, bumva ko umugore atamutaye, bamubeshyira ko yari ari kumwe n'umugore, yashatse undi mugore ari mu busambanyi kandi akorera Imana. Ariko ibihamya birivugira. Nibwo umuntu yigeze ampamagara arambwira ngo Imana iguhaye ubukire nk'ubwo yahaye Sirasi, nawe waba nka Sirasi ukarenga. Mbese ntiyo kwifurizaga ko wakira. Icyo kintu cyarambabaje. Nawe nareba n'iki kiganiro bizamuhe kwiga niba yaranize. Mbere y'uko ucira umuntu urubanza, banza umwigerereho urebe uti byambwira ni ukuri cyangwa se ibyo ambeshye ni ukuri, wimucira urubanza. Ibyo nibyo byeze mu bakozi b'Imana, ibyo nibyo byeze muri twewe. Nuko nguko umugabo yantaye, abantu bamvaho, inshuti zirandeka, ariko nagumanye Yesu. Nubwo bimeze gutya, ariko Yesu arankomeje. Ni ukuri Imana irankomeje, ikomeje kubana nanjye. Sinari nzi ko nagera igisenyi. None urahageze. Urahageze. Imana ishimwe. Imana yarakurinze, irakurinda. Ariko nyine sinzi ko icyo ngiye kukubaza wenda twaganiriye washobora kukivugira public. Muri uwo mwuga w'uburaya hari ibibazo wagiye uhura nabyo bindi, sinzi nimba washobora nabyo kugira icyo bivugaho. Ariko nubona bikugoye ibyihorere, kuko ni ubuzima bwawe bwite. Wenda uzabivuga ikindi gihe umaze kubohoka. Narwaye inkorora, niba ari uguhindura kirimo. Ntabwo biba byoroshye, ibibazo byo birahari kandi ibikomere birahari.
reba kujya muri ako kazi ufite ikibazo cy'ubwana utabasha kurya ntawe ukureba waragitewe n'ubuzima bw'ababyeyi ukagiterwa n'ubupfubyi kandi bariho ubu ngubu nta muryango ushobora kugeramo ngo mfate masenge iyo mpageze antera amabuye nyogokuru yitabye Imana ariko ubu byose abunzi barabimusunikiye niwe ubifite ibya nyogokuru byarapfa ese ubwo murumva naba ndi hehe abigiye nicaye rero nkiburira uburyo nkiburira aderesi ariko Imana inshakiye aderesi nayishima ndabizi ko usenga kandi uri mu Imana hari byinshi wagiye umbwira bigasohora abantu bazagupfobya hari abantu benshi bumva ko kuvuga indimi ugahanura ariyo mpano ariko ibyo wambwiye byinshi nabibonesheje amaso yanjye Imana izajya iguha umugisha ubwo rero uri umukristo byose tuzajya tubikorera Imana n'umwana wayo ariko burya Imana ikorera mu bantu Imana yaremye ibyo dukwiriye byose bishyira ku isi ibidutunga ibyo tuzakenera byose mu buzima bwacu bwa buri munsi yarabiremye bishyira ku isi imaze kubishyira ku isi bamwe bagira amahirwe yo kubitunga ari byinshi abandi ntibagira ayo mahirwe hari abagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi babo barabarira kugeza bakuze uwayo mahirwe ntayo wagize hari abagize amahirwe yo kuvukira mu rugo rukize kandi bakarugumamo bagahabwa imigabane n'ababyeyi babo uwayo mahirwe ntayo wagize muri iyi si rero Imana yarabiremye ibishyira aho ngaho ariko bamwe bakagira amahirwe yo gutunga byinshi abandi ayo mahirwe ntibayagire ariko abo batunze byinshi Imana iba yabibahereye kugira ngo izababaze uburyo babigenzuye turizera tudashidikanya rero ko muri ba bandi babonye amahirwe yo gutunga byinshi hazabonekamo abakomeza kugirira neza abakene n'imfubyi bari nkawe urumva kugeza ubu papa wawe ntawe mama wawe ntawe abavandimwe bawe ntawe uhagaze nk'ikinege kiri mu gihugu kitasigiwe umugabane kitagira n'ubutaka n'iyo wahambwamo cyangwa wagenda mu gihugu uti leta ntigushingiremo n'ihema ururembo ukuri umugabo arakunaniye amahirwe yo kubaka urugo ntuyagize amahirwe yo kubyara ntayo ugize uri kurera umwana utabyaye ariko ukamuha urukundo urwo rukundo wahaye uwo mwana nawe ndakwifuriza kugira ngo nanjye hagera abantu nawe ikuremera abandi bantu bagukunda uko wakunze umwana wa mugabo wawe nawe Imana ikuremera abandi bantu bagukunde ubabere umwana ubabere mushiki wabo Imana igushakire basaza bawe Imana igushakire ba papa wawe Imana igushakire na ba mama wawe na ba nyokuru na ba nyogosenge na ba nyoko wawe maze nawe uzishimire kuba muri Yesu neza kubera ko iyo umuntu ari muri Yesu yaravuye mu byaha bikomeye nk'ibyo agahura n'ubukene n'inzara Satani aramwoshya ngo wakwisubiriye aho wavuye nubwo numvise uvuze ko wakuye mu bwandu ariko ubwo bwandu nabwo Imana ifite imbaraga yo kubugukiza kubera yuko hari benshi batanga ubuhamya bakize kanseri hari benshi batanga ubuhamya ko bakize sida nawe ukomeze ugume mu Mana izabikora ndizeye Imana irashoboye nta kiyinanira wabatijwe mu mazi menshi nabatijwe mu mazi menshi ndi umukristo nsengera muri Shiro niho bagiye kutwakira kuko nakiriwe mu badezami ariko i Kigali abadezami baraho hatuye bari kure cyane ngiye kwakirwa muri Shiro uzabutaye basi uzaza uhagarariye uruhare oya inshuti yawe basira ni nk'umubatizo kandi nuzabyumva basazasapotinge nzabibabwira itariki hazagira unyabika ahubwo bazanagira utya bakwishyurire nk'inzu kugira ngo utazataha ngo uvuye kwakirwa Satani akabyivangamo ugasanga batereye utuntu aho hantu uho kwakirwa bakanterera hanze reka matangeho ubuhamya ho gatoya ubushize uriya mwaka ushize mu kwezi kwa 8 nasohowe mu nzu
maze gusohorwa mu nzu ngira ngo naraguhamagaye barampamagaye naye nta bushobozi icyo gihe ndimo kurira meze nabi ndakubwira Janti mbabarira unsengere bansohoye mu nzu kandi nta bushobozi mfite icyo gihe nabanaga n'abandi bantu nukuri ntabwo nigeze mbabanira nabi baransohora mfata inshuti yanjye nyoherereza n'urupapuro ku buryo nyirinzu we yizaniye na ba mudugudu baraza bantungura mu rugo baperereje ko mpari bahita banyandikisha ngo uyu munsi iki gihe niki ugomba kuva muri iyi nzu utayivamo uku kwezi ukakwishyura niko n'urwo rupapuro mfite byanditsemo sindimo kubeshya noneho nkuko nakubwira nkakwitabaza nk'inshuti yanjye nsengera basi niba utagize n'icyo ukora unsengere si ikintu cyumvikana se mba ndabimubwiye mfotorana rwa rupapuro ndarumwoherereza arabisoma ati pole nubu ngiye gushaka aho kubitsa ibintu ni kandi banampamagaye ko nyogokuru ubyara mama niwe yenda nari kujya kubaho nkaba ndiyo mu cyaro none bampamagaye ko ari muri koma ubu ndabigenza nte arangije cyakoze ikintu yakoze Imana imuha umugisha ariko nanone hari igihe dukorera umugisha tukagerekaho umuvumo arangije arambwira ngo ngaho akira ibihumbi 30 ushaka ahantu wabitsa udukoresha twawe nukuri muri Kigali urabizi kubitsa utuntu twawe niyo yaba matera kubona ahantu yibitsa biragoye kubera utuzu tubari dutoye nshaka inshuti yanjye kubana kubana rero ni byiza ariko batakubikira utaziranye nabo no kwibanira n'abaciriritse noneho uwa mbere arabimbikira mama Fabrice Imana imuha umugisha kandi ntanzagira wavuga ngo yabikamo arambikira noneho abona nataye ubwenge hari igihe ureba umuntu ukabona nyine nta gahunda afite arangije afata telefone yanjye mfata umwanzuro ku giti cyanjye ntawe mbibwiye ndagenda nkajya ndara kw'iryo rondo nkirirwa mu ishyamba cyangwa ahantu mu rutoki noneho birangije haza abantu nk'uko abantu bashobora kugushungera nimba barafotoye ryari nanjye ntubimbaze uko bamfotoye niryamiye aho ngaho ibitotsi byo kwirondo urabizi wowe ntubizi ariko niyo waraye mu masengesho urabyumva bucya mu gitondo amaso ari kunagana noneho niryamira ahantu mu rutoki abantu baza kunkamera sinabimenya noneho nyuma yaho bambaza nimero z'umuntu w'inshuti yanjye banjyanye ku mumama w'umunyamasengesho ndangije mbaha nimero baramwandikira bamwoherereza ya foto yanjye ati nuko abayeho arangije biramubabaza kubera yari afite telefone yanjye nkuko yafata nimero yawe ati nkunda kumva ari kuvuga ngo reka nsengere Janti nsengere runaka ariko abantu akunda gushyira mu majwi nawe arangije areba inshuti zanjye ndumva yararebyemo nk'ebyiri niba atari 3 simbizi yaje kubimbwira nyuma aboherereza ifoto yanjye n'imibereho yanjye ndimo umwe bombi bavuganaho ngo ni mu mushake niko yabimbwiye uko mbibabwira noneho aranshaka amaze kunshaka ari umuntu wambwiye ati ngwino uri hano iminsi 3 muri ya minsi 3 nahamaze nyogokuru barambwira ngo nyamaze ameze nabi nguriza umuntu ibihumbi 5 nawe nareba iki kiganiro azabibona arabinyoherereza ariko ubwo bamaze kumenya ko nabonetse bose bahita baceceka ntihagira wongera kuvuga bampa telefone yanjye babona ubwenge bwatangiye kugaruka ndayifata maze kuyifata nyogokuru nibwo wa muntu yampaye bya 5 ndatega ngi Musanze nkimara kuhagera nyogokuru yitaba Imana mu kwezi kwa 9 urumva hari mu kwa 8 mu mpera mu kwezi kwa 9 niho nyogokuru yitabye Imana n'ifoto ndayipostinga ko nagize ibyabo ba abantu b'inshuti zanjye bari hafi nihagira umvugisha urumva ibyago nahuye nabyo yagiye kumpamagara mvuye gushyingura urumva ndananiwe ndahandi hantu
arangije arambwira ngo mva mama Firi ngo urabeshya ngo ibintu byose warambeshya ntago nigeze nkubeshya mu Rwanda ibihamya Imana niyo yivugira nge nta kintu ushobora kuvuga ariko Imana iravuga kandi gasohoka. Wa muntu wigeze kuguha 30 ushakisha aho bitse ibintu niwe wambwiye gutyo ngo waramubeshye. Bivuze ko hari abantu baguteranyije nawe. Uwo muntu ndanamuzi wanteranije nawe. Akuye nimero y'uwo muntu muri telefone yawe. Oya nundi wakoze urubuga arangije umugabo akimara kuna nk'ubu ngubu gakora urubuga uyu mubyeyi afite ibibazo reka dukora urubuga nk'uko bakora urubuga rw'ubukwe. Noneho wafata nimero y'uwo muntu uri hanze nawe wari uri kuri urwo noneho uwo muntu wari uri hanze twarasenganye ndanamusengera arasuye ko ampemba ariko ambwiye ati yambwiraga ngo arankunda yagiraga gute inange ndagukunda turaruhana tugira gute ariko ibyo Imana yamukoreye ndabizi neza ko ari mu buzima bwiza. Ariko niwe wambwiye iryo jambo rivuga ngo warambeshye kandi afite ahandi abikuye. Ahubwo jya mu mwuka uve mu mubiri usenga Imana uti mbese uwe Imana yanshinze ko nta kintu mukoreye imihigo namuhizeho sinyikore kuki wumva amajwi y'abandi bantu. Inshuti zawe ntizizumva amabwire ahubwo zizagukunde ku giti cyabo. Tubwire abantu bagira akarimi ko guteranya abantu n'abandi ko Imana izabahana. Abo ngabo ni nka ya nzoka yoheje ikamuteranya n'Imana. Abantu bagenda bateranya abantu n'abandi bamenye ko Imana izabahana bazashya nk'uko inzoka yoheje ariko nayo ikabona igihano. Nabo rero ni ukuri bihana ibintu byo guteranya abantu n'abandi. Kandi n'uwo bateranyije akemera Imana imubabarire kuko yagendeye ku mabwiriza. Imana imubabarire pe nawe ntabwo ari we sinamurenganya ariko burya niyo wize Jati ntabwo uri nkanjye utarize utazi ku muryango w'ishuri. Harya nabyo birimo ntabwo nigeze niga sinzi gusoma no kwandika ariko Imana irabizi izi uko izangenze. Ewe yararirimbye ngo niyo waba uvuka mu giturage izabikwigisha ibiturimye. Bivuze ngo ariko ubu hari imibare nzi ntiwampamagara ngo nyiyoberwe imibare yo uzi ya telefone naguhamagara rwose ndayizi iyi mibare iriho mba nyizi iyo niyo mpamagaye nkakwemeza nshyiraho akamenyetso nkamenya ngo uyu ni Gentil. Ubwo rero nabwo buba ari ubuhamya abantu bumva amabwire ukumva ngo bavuze ngo gucya ntabwo ari byiza kandi ibyo byeze mu bakozi b'Imana. Abantu bibereye hanze ntibagiteranya nta n'ibindi barimo ariko twe dukorera Imana turateranya. Nagufata nkaguhuza n'inshuti yanjye nkaho wamuje n'inshuti yawe ngo yenda tusapotingane tuganire wowe narangiza nkagenda Gentil muramuzi ameze gutya na gutya nkaguhimbira n'ibitariho. Abo bantu rero Imana ibababarije izadutabare bakiri tutaribagirwa. Rero reka utange nimero yawe ya telefone iri kuri WhatsApp. Wabize umugisha nabona ifite telefone nini. Utange nimero yawe iri kuri WhatsApp. Utange nimero yawe umugira neza yanyuzaho icyo 1000 cyangwa 500 cyangwa 100 cyangwa 1000 na miliyoni bayohereze. Oya niyo yambwira ngo ndagukunda. Jewe niyo umuntu ambwira ngo urukundo. Jewe niyo umuntu ambwiye ati ndagukunda biranezeza. Hari umuntu wavuze ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye utanga umwana we w'ikinege kugira ngo ubwizera wese atarimbuka aho bwabwo ubugingo buhoraho. Aravuga ngo mbese mwebwe mubwiye abantu ngo murabakunda mwaburi kugaragaza iki ko Imana yadukunze ikaduha umwana wayo wowe wamukunze ute nta kintu uri kumuha. Abantu rero bazumva ko bagukunze bazagira icyo bazandemere niba bari n'abakene ba cyane bazakore nka kwakunze bazahereze igiceri cy'ijana ati mukozi w'Imana kigure mitiyu ngende umukene ariko ndagukunda. Ririya joro aho wankuye Gentil ntago ari ukwirarira ngo ngutake reka mbikubwira imbere ya kamera kuri channel yawe. Twari tumaze kabiri tutarya ariya amafaranga wanyoherereje nabonye ari nk'ibihumbi 10
reka tuyakure mu migari tuyavuge n'uduhumbi 5. Ibihumbi 5 rero nabonye ari nk'ibihumbi 100 wanyohereje mana twarariye umwana aravuga ngo mango turariye ngo aho Imana ishimwe ngo nta mukanda uzongera kugera mu nda. Mbese Imana yahise ifungura amarembo muri iyo minsi murari. Muri iyo minsi niho tugeze hano kano gasura. Imana yahise ikizindiza. Yagiye ica inzira ikazana agatonyanga tukabaho. Ariko nimero yanjye ni 0782 6 2 2 8 3 0782 6 2 2 8 3 murumva umuntu utaragiye mu ishuri ntarimo kubimenya. Narayifashe. Hari ukuntu Imana ikwigisha nyine ngo be kujya bahora bakurebera muri telefone ikakwigisha nako kantu. Imana ishimwe. Rero numvise uvuga ko wemera isengesho ryanjye ko rikora. Reka ngusengere. Sabira umugisha Imana imwakure. Ndarikunda pe ubu nanjye nzi gusenga mba ngusengeye. Ariko nsengera Imana nanjye izansetse. Ubu nanjye bankora anniversaire sinakwishima. Ubwo se anniversaire bazayokorera uribuka n'igihe wavuke? Ni mu kwa mbere tariki ya mbere. Abatazi igihe nuko twabyandikishije. Uko niyo ngiye ni wacu bakareba muri mashini ntibambonamo kuko sinigeze mbayo. Urumva rero muri hangamuntu wariyeraje. Nta adresse ngira. Ubwo se bavandi ntimwampa adresse mukanankunda. Ajya nimero yawe ngibaruye ku mazina yawe ariyo Mutuyimana Clemati. Imana ishimwe. Umukobwa wawe ngo yitwa nde? Uwase Firidaus. Ari mu wa 5. Nawe mujye mu mukuru. Nakana Imana yanyihere. Ariko umunsi yaje muri vacances uzamunzanira. Nzamukuzanira. Nawe akunda Imana. Impumyi yawe Imana yakwihereye. Yaramumaye niyamamagaye mama ndagukunda. Urumva Firidaus aragukunda nanjye ndagukunda. Nukuri Imana na Yesu ni umugabo wanjye. Urumva rero ndishimye kandi nishimiye n'abakunzi bazakurikirana kino kiganiro. Nukuri muzaduhesha umugisha. Nukuri atangusengera Imana sabire umugisha. Nyiringabo Imana data wa twese uri mu ijuru uri umukozi w'umuhanga ntawuhwanye nawe uradukunda kurusha bose wohereje umwana w'ikinege ngo dupfire ku musaraba izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ciye bugufi mushyirwe hejuru unyeze untunganye kuko ndi umunyabyaha ariko amaraso ya Yesu aratweza rwose tukera tukabonera. Iyo tuboneye muri ayo maraso ntutubaraho icyaha ukita abakiranutsi kandi waravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasinganye umwete. Uravuga ngo ukunda abagukunda abagushaka umwete bazakubona. Nanjye ngize umwete wo gusengera muri uyu nguyu kugira ngo umugirire neza. Yahuye n'ibibazo byinshi kuva mu bwana bwe na n'iyi saha asigaranye uburwayi mu mubiri butamworoheye ariko uri Imana yazamworohereza ukamukiza uburwayi tukagushima tukazumva ubuhamya bwe atubwira yuko yakize uburwayi. Baravuze ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire nanjye murambitseho ibiganza kwa ngo uzamukirize ubuntu. Kandi ndongeye musabiye ibyo kurya n'ibyo kwambara musabiye inzu yo kubamo. Umunsi yabonye inzu yo kubamo tuzabigushimira. Baratubwiye ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyawe ngo bigabira buri wese igihe ushakiye. Turasenze cyane rero ngo umugabire inzu yo kubamo umugabire imibereho umuhere umugisha umwana Firidaus uri ku ishuri ujye umuha ubwenge atsinde kandi ukomeze kubatera inkunga. Ababatera inkunga mwami bashyiremo umutima mwiza bakomerezaho kandi ubahe uburame ubarinde ibihombo bya hato na hato kugira ngo batazacika intege umwana akananirwa ku ishuri kandi agiye kurangiza. Uriya mwana ndamusabira ubwenge nkamusabira kuzatsinda akabona diplome nziza. Ndamusengera kuziga akagera no muri kaminuza kandi mama we wamwitangiye akazamubera umugisha. Uriya mwana akazabera umubyeyi w'umugisha kandi papa wabo wabanza akabata nawe turakwinginze ngo umusange umuhe agakiza umugirire neza umuhindukize umutima agira umutima mwiza kandi yihane ibyaha bye kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Mana Nyiringabo uyu muja wawe mushyize mu biganza byawe ngo mukorere ibidasanzwe natwe tubyumve imirimo yawe itangaza wamukoreye tuzabigushimira. Tugushimira aho ugejeje ukora tukuragije ibisigaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.